na uri kune ibintu wakoze urabizi ibintu wakoze urabizi hari ikintu ntakoze ko byose nabikoze nibwo bamuranje kuruhukira umubyeyi arabura umwana nkiburira umugore wowe ukazana umunwa wawe kandi nakubwiye ngo ujye ufungurwa urunwa rwawe nakubwiye ngo ujye ufungiye wese yawe hanyuma se wajyaga kurogotwa ibyo uvuze ibiki Fantoine dad nyoko bujari mbi urumva ngirima nibere mu kazi kanje mu gikari ntabwo napfa guhita mbimenya pe none se mu cyumba cyacu nta warayemo mu cyumba cy'abashyitsi si namusanze uri gukeka ko yaraye mu cyangeze ndashaka kumenya nyine uheruka ko umuntu aryara none nijoro naryamye kandi nifite ibitotsi ninaniriwe mana bose umbarije ibyo bintu hawe umuhohoteye pe ntabwo nza ngo ari hehe ntizi ngo yatashye nayo nzi ko ubu ngubu anaryamye ntabwo mbanza iyo byerekeza reka ngewe katiza nampamagarara twakunda amenya wenda aza kumbwira ngo uzo gukora bino ngo ugire gutya ntabyo urumva ko rugo rumva ninde ushobora kuba ari ikibazo rero kuba nawe utaza ahantu ari batari ikibazo none se uwo byutse ryara ngewe nanabyutse kare cyane ntiwamubona asohoka nakubare ari amanu zahariye nubwo mubonye asohoka wapi ntawe nabonye ntabwo aryamye se ntawe uhari cyangwa ubyutse utarebye usanga bwumusize mu buriri ku buryo nasiga umuntu mu buriri nkaza kumukubaza nanone telefone yise ko itariho ubundi kandi itagica bitagivaho bite ubukene cyari ikibazo gikomeye cyane ra ntabwo yaba yaraye mu kazi se aya uheruka kumubona aryari ejo sangahe njo nka saa 4 ari kugenda saa 4 z'amanywa z'ijoro z'amanywa saa 4 z'amanywa ntabwo nibuka isaha cyondo cyo ariko namubuka kumubona ejo yari bwari bwakeye rero nawe numva bino bitumvikana neze gute ujyamo ugasinzira umugore wawe utaza hano ariko nyine urumva ni ikibazo wagombye kuba wamuhamagara ukavuga uti uri he ubu ijoro uri he ugomba kumenya ngo none se igihe njyewe natahiye niviriye mu kabari urumva mu kabari nyine ana yaye none se ubu ngubu turamenya mabuja ari he wambwira ngo mabuja ubwo hari ibintu rero wamuga hari ibintu umuntu hari ibintu munakerenza rero ukagira ngo biroroshye kandi ntabwo ari nyina yirazima none se ubu ngubu turabigenda gute mabuja ubu ngubu tuzakaza usanga ari nko muri dushe ariko akoze yaba yaraye umugore ari hehe kweri umugore ari hera mabuja ari hera
Umbete numve. ese kuki wasize amazi ari kumeneka wowe? Ntabwo ari amazi. Niki se numva kiri kumeneka hariya? Oya ni ibintu biri gutogota. Cyangwa se boss akusha gusanga bagusanze bamushimuse. Ukabura hanga utazi niyi kujya. Ita tujya imbere y'igenda. Kandi ni ibingi mba mvuga nk'ubuze wavuga ko kuma burera ihe. Mawu. Nura. Injira, arafungura. Kate arihe? Kate? Njye ugiye kubaza Kate se? Kate none se ndamubaza ndi. Kandi ari we mu bana? Come on. None se Kate ntiyaraye mu rugo. Telefone yayikuyeho. Nawe yaworo yikuyeho. Kate ari hehe? Shericharo bimbwire neza ntabwo uri kumva ndande kubyumva. Ntabwo yaraye mu rugo. Kate ntawe ari none se nari kubanza kumushaka kandi none se ubwo nyine Kate ari hehe? Nyine mbwira aho ari. Kate atari iwe abari iwawe. Sibyo? Kate! Ariko urabona nakubeshya koko. Ahubwo wowe mbwiza ukuri Kate ari hehe? Umwana wanjye ntabwo amenyere kurara mu gasozi. Cyo ngira ngo urakizi. Niyo mpamvu nje kumukubaza. Nta nubwo kuri kintu atambajije. Voilà. Uyu munsi wa none raho ugiye kumbwira aho umwana wanjye ari. Jewe umva nkubwiresha ntabwo mbikunda. Urabizi ndagukunda. Ese kumbura. Kumeze bite kutagiye mu kazi? Tumara ameze neza. Bameze nk'umuntu urwaye. Ngiye kuvuga nabi. Ndakazi kandi ari stage. Ugira akazi ubundi. Nose se habe miliya bitaniye n'akazi. Ira ntanga akazi ni stage. N'akazi. Ese si. Nagute story. Wapi mbwira. Inama ngira mu byaciye. Mbwira. Nicare neza nzumva. Cyagiye nagiyeyo. Bwa kabiri. Uretse ko byose mbikora ko bwari bitenda ko nambwiye. Kandi ushobora kumubwira. None ngezeyo musaba ko byibura basi yanyemera byura twe dusohokana basi inshuro imwe mu cyumweru cya mu kwezi. Somba yabyemeranye. Mbonye uje useka nyangunzanya amakuru meza. Yarabyemeye. None se ariko umwana wanjye ugomba kumbwira aho ari. Nta nubwo nari nzi ko adahari. Uri kumumbaza none aho bagaye kumbwire ko ataraye mu rugo ijoro. Kandi phone yawe arikuyeho. Iyo wandika messages. None telefone yawe ibiri itari o message ukayibona. Kate! Chamweretse kunyina imikino koko wambwiye hano Kate. Ko ntangiye guhangayika. Nje nanjye no guhangayika. Ahubwo tuvuga ninjye uhangayitse kukurenza. So Kate ari hehe? Kate ari hehe? Kate. Kate nawe uri hano? Ahubwo se Kate nawe uri wawe? Kate gamaze kubu. No, sheri umva gato mubwire bazi. Wero mubwire. Sheri come on. Reka kugira stress cyane sibyo? Tugomba gufashanya twese. Yarabyemeye. Arambwira ati okay. Niba icyo kintu wifuza ko nagukorera. Kugira ngo byibura uve ku nzoga nyine ureke gukomeza kuba depressed. Nisabe koze kujya uva ku nzoga cyangwa koze ku. Uye hisabi insaba. Kwa ko arize ko umuntu aba addicted ku nzoga. So kwa muntu eje. Nasara bona beshye. Utabishye se. Ese uyu mbona na addicted. Ku rwego ubivugaho kuri yase. Aha. Banza bumve nyine. Anyemerera ko tuzadusohokana. Ariko afite ubwoba bya hatari. Ariko ubona asa nk'umuntu byishimiye.
ubwo natangiye kumwenyura n'ukuntu ati wow ameriye ndangije naho gatse byibura basi urabinyemereye ko najya nkwisanzuraho nk'uko nayisanzwe nkwisanzuraho hagusohokana nk'uko byari bisanzwe akenshi twibona ndi kumwe nawe dufatanye mu biganza turi gusangira ariko umwenyura ndi kubona yanseko nziza yiwe my god ndabibona ubu wongeye guseka ibyishimo byakwishe so zarota ugiye kumureba mu musohokane sisi nta nubwo nzijya nongera kunywa inzoga I promise ubundi niba urashakaga for sure aho kugira ngo nzongere mubabaze ese mbwise ukuri washingiye ku cyo uvuga ko akigunda kitatagezerera ariko fatwani ariko nari namuganirije Kate nari namuganirije pe cyari byose ntabwo ibyo byatuma agenda nuko biri kose nanize Kate yajya kumva amabwire y'umukozi koko birashoboka umugore wanjye ari he ibyo ari byose byamujyanye araza kubitubwira nyuma yabonetse se araza kuko ntabwo yajyanywe na birangiye naramuganirije bihagije humura rwose pe Ega narabibonaga ega haciye urukundo nanjye haciye urwango ayo magambo y'abantu bakuru yakura hehe akuzi ko bros kuki fata nk'umwana ahaciye urukundo ega narakuze uzaho inkundo zica wowe mu mutima arahandi kandi ushaka kuwusigura akarara gute se kandi ega bro ikibazo cyarigura cyafata nk'umwana kandi narakuze ntabwo ubibona ko nakuze nabaye umukobwa mukuru ntabwo nyine kakana kamwe ka kera abwiraga muca hano ari njye nawe ndorera undi turafatanya fatanya nawe kurerana turafatanya sikura agasazi uramfasha nanjye nagufasha wowe ubona uri kundera ahubwo urahanshuka wowe so bro nahari okay nkambwira nahari undi azajya gushyuriza amazi ntabwo uraketo nagusimbuza keto kazajya ubyuka ukajya wikorera n'icyayi nyine ubwo nagusimbuje keto najya nyitekera n'ubundi sawa utishije keto sawa bwa butiko bwawe ega nabizi ko utankunda urabizi ndagukunda ahubwo iki ntacyo ariko nyine basi njya gusohokana uzamenya ntacyo nakubwira nubwo ugiye sawa sha reka ngende turi kumwe shofu sawa uri kune ibintu wakoze urabizi ibintu wakoze urabizi hari ikintu ntakoze ko byose nabikoze nibwo mpamvu naje kuruhukira umubyeyi arabura umwana nkiburira umugore wowe ukazana umunwa wawe kandi narakubwiye ngo ujye ufungura urunwa rwawe nakubwiye ngo ujye ufunga iyo wese yawe hanyuma se wajyaga kurogotwa ibyo uvuze ibiki ntiwarogozwa undize kandi mana yawe uboze niba n'ukuntu uri kumwohotera wowe urabona utambabaje ndagukuraho uruhu
ndagukuraho uruhu. Ubundi se habaye iki? Urimo nanyibereshye ngo habaye iki nta n'isoni kandi ubwo nakura. Ntabwo nzi n'izina ry'Imana. Sinzi n'icyo habaye. Bwe umugore wanjye yagiye kuri wawe. Navuze kuko ndi kuririmba gahoro. Fatwa. Karame. Ubu watuma nkora icyaha. None ndi kubyumva. Nyose wajya kuvuga ibiki? Mu bintu kureba hano. Ariko rero ko wenda nuko wenda nanyereye nkagwa aba nazitaye kandi nta muntu utayihura n'ibyago nashidukana ryancitse ryagiye ntabwo nabishakaga pe. Usibye ko reka n'ubundi ntacyo ntamubwiye kitari cyanyacyo namubwije ukuri ariko usibye ko ntazi uko biragenda kuri ntabwo nzi uko biragenda uko mbwiye pe. Urashaka ukuri? Ukuri ko nk'uko iryo jambo ryagucitse rikagenda nyine kugenda ukamvira mu rugo nonaha. Bose ntabwo wanyirukana uko nguko pe. We kuko urumva nanjye ntabwo nabigambiriye ntabwo ari ibintu nashakaga ngo wenda ngo nshaka kugusenyera ngo ntabwo wanyirukana pe. Mu minota 5 niba nyikubona mu rugo rwanjye ndagushingamo umuheha nk'uwa amaraso. Babarira bad. Ivampire uzi cyari cyo? Mana yawe. Muteke mu boyiro. Oya. Mvira mu rugo. Babarira. Nase ndajyaye. Iyo umunwa wawe iyo ubuze ubwenge wari kwibabarira ugaceceka. Bose ari nge nawe dufite umuntu. Wowe ibintu byose uvuga wabiteguye. N'izina ry'Imana narabyutse nanjye numva ijambo ryagiye. Kwa kuntu umuntu abyuka agahura n'umuntu. Bamubwiye ntabishaka. Ngiye kubara ku 10 nawe mbabarira nyine mbabara ntubare. 9 Mana we mama. Baze mbwira ikintu nkora. Mbwira ikintu nkora ndahita nkikora. Nze ngarura umugore wanjye hano. Ari hehe? Urambaza? Ko ntabwo nigira mugenga. Umunani. Nagangira mugenga agende mbabarira mana we. Hanyuma se utekereza ko ibyo wamubwiye bitari bifite icyo bimutwa? Ntabwo byavugaga ngo ngo 7. Ntabwo byavugaga ngo uve hano ngo ugende mana namubwiye ngo wambabariye ngo uze kuko nupfa kugenda kujya nta no kubanza kubona kuza ngo wenda ngo mare nk'ikimwe. Ndagucigisebe. Ndajya he baze ndagira handa kandi 6. Wambabariye mana. Nundi umuntu wanjye ubundi najyaga kuvuga iki? 5. Mbabari ngarugiriza ubaza umugore wanjye rero Fatwa. Umugore wanjye umuraza kugaruka aragaruka wamujyanye wamubitse yakubwiye iki? nini ndabikubwiye ngira hari nkubabarire cyangwa abana ngira aho yagiye nkubabarire nona 4 ari kuhangara mu muhanda kubera gahinda kwangara. Wangaje umugore wanjye? Oya. 3. 2. Ariko wumve ngo nuburi ko Imana arenganye pe. 1. Wishu shaje meze neza nta kibazo ahubwo umeze iminsi myinshi ahubwo cyaze twaraburanye pe cyane ahubwo duhuye ryari umva ndaje nguvugisha mukanya sibyo sawa kugize aradamu mayitana meze neza umeze ute rebeye inyuma nanjye kubera mo imbere meze niba baranyirukanye undi ukwirukanye se mbwira ufite ikihe kibazo twabanaga nyine baranyirukanye kwa Charles nose bakwirukaniye iki kandi inkuru ndende ariko nana yanjye nose urajya he nimba kwa Charles bakwirukanye
ngo hari ibintu navuze ngo hari amagambo ngo nabunjije ayahe magambo se kandi nzi ko witonda ubu niki cyatuma bakwirukana kandi kimwe cyenda ntabwo aricyo ngiye gutekerezaho cyane ahubwo ni gutekerezaho kujya kandi kubibona umeze nabi ese hani nubwo ibi byose biri kuba ubu si igihe cyiza cyo kugira ngo twibanire noneho byuzuye apana ibi bintu bya long distance ako sheri ujya untekereza nta n'isaha ishobora gucaho nagutekereje ubu se niki cyiza gitambutse ku buryo wumva ko twahita twishimira kubana ngiye nawe kuba umukobwa wanjye adahari ese byibura ntabwo ushobora gutekereza kuri rubanda bashiri erega rubanda iravuga uko byagenda kose ku buryo nahita nza kwigabiza urugo rw'umukobwa wanjye umukobwa se erega nawe niba ari umuntu mukuru niba yari afite ikibazo cyagombaga gutuma agenda yari kumbwira nk'umutware atari inje kujya kuntererana no kwiha amenyo y'abasetsi ako nawe ntabwo ahita wihumura gutyo no rega mva nkubwire ntabwo ibibazo byaza ngo abe ari byo dogeraho rega nanjye mba ngukumbuye kugukoraho kugusoma mu buriri hose sheri hanyuma y'ibibazo byose dufite wowe ufite n'umwanya wo kuba wana yigo none se rega n'ubundi se ko yari yaragiye hari icyabaga nta cyabaga da hanyuma ukantekerezaho iki njyewe kumva ko ibyo bintu nabishobora umwana wanjye ntazi yari ese ubundi izo santima nazikura yishimye ngaho mbabana mbwiza ukuri bamunekereje nyine ndavuga kanze byibura turi kumwe niba byakunda hano shano nyine nawe urabizi ntabwo hano ari iwanjye yego ndabyumva none se ubu ndakugenza gute nta kintu nanjye nagufasha muri aka kanya ese kariwe muntu tuziranye cyane nangaha kariwe inshuti yanjye kariwe umuntu unyumva byibuze nyine basi ndakumva si ibyo gusa urabizi nanjye ntabwo hano ari iwanjye kandi urabizi musaza wanjye mubwiye ngo uje kuba hano byaba ikibazo si ibyo ntabwo wabigerageza nyine nose ubu waba hano gute nose urishimira kubona ndi kujya kuba mu kiraro noneho mu muhanda oya ntabwo nabyishimira ese nturakishimira kubona ubabaye gusa reka njye nkubwire ikintu tugiye gukora sibyo njyewe ikintu ndi bugufashe n'inshuti yawe ndajya kwa Charles mu gusabira imbabazi basa kubabarira uriya mugabo uri ukuntu abonye ukuntu mwiyegezanya agenda gutera inda noneho ahita agucekera gufate ku none se Charles ngenziranye he utagenda ugasanga ari na wenyine dore twese ntabwo turi muri uriya rugo nanjye wari usigayemo aranyirukanye turajyana sibyo kugira wumva tuje turagenda ubushize zose yakwegerezaga mpari yabuzwa n'igihugu nose kunyegera bitwaye iki ibyo bintu byihorere mwana sha oya wowe ikintu ndi bukore ndagenda mu gusabira imbabazi ubundi akubabarira usubireyo musaba imbabazi nkande ok basi kamubwire reka ntihete musaza wanjye uriya ni iminsi mike sibyo mu gihe Charles atarakubabarira nakubabarira uzajyayo mubwire uko biri kose umwana ntiyapfuye ahari mu gashyigo nimushyiga urazagaruka sibyo kandi n'ubundi niyo yaza nta gihindura umubano wanjye nawe none se wowe nagukumbura ibi niyo nagukumbura guta ariko umutima wanjye ntabwo uri hamwe ushobora kwibaza niba nagukumbura njyewe ugasanga ngukumbuye birenze uko bitekereza ariko se nabicisha he nabikora gute mbese nyine nabyiyumvamo ne ntabwo byoroshye ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe mva nkubwire sibyo n'ubundi Kate ni Kate sibyo Kate ni Kate niba yarapfuye ubwo eventually tuzabimenya tubona umurambo niba atarapfuye ubwo afite aho yagiye sibyo ndabyumva urahangayitse sibyo ariko kuhangayitse nanjye niko mpangayitse sibyo kuko ejo n'ejo bundi ushobora kujya kubona ukabona ntangiye gukurikiranwa sibyo iki n'iki kandi n'ubundi kuriya kugenda mba numva bizarangira mwatse divorce ugomba kujya umwihanganya sheri reka tuzumva ikibazo yari afite se nyuma y'ibi ngibi humura rwose tuzishima kandi ntabwo bizatinda hanyuma se ngewe ikibazo cyanjye cy'ibyishimo se bigende gute sibyo
ubu uri hano iminsi mike basi ndabisaba musaza wanjye ndabizi arankunda ashobora kunyumva birakomeye uko umuntu akubwira ikintu ukabura n'icyo ukora ngo ni inzoke ngende nyine ntabwo byoroshye ndabyumva ndaje muturite musaza wanjye nabyemera ubu uri hano iminsi mike kandi impamvu nje hano nuko ngukunda ndavuze ntabwo nshobora kugenda ntanakubwiye rega nta hantu wajya muri aka kanya nanjye ndagerageza uko nshoboye ngufashe sibyo gusa nyine nawe wirakara cyane ugira agahinda gusa ni ukurakara kari ukubabara nyine wigira agahinda kenshi wenda bigufashamo sibyo nicyo nashaka ubundi numvaga ko ari wowe ubundi ugomba kumfasha bino bintu nkavuga nti twe turi kumwe n'igihe n'ubundi ndahari ndabigufashamo sibyo ariko ntujye kwa boss ibyo byo turabipanga uragusanga ugiye ugasanga nyine ibyo turabipanga nyuma tubanze dushaka ukuntu buri hano iminsi mike sibyo none uri hano wenyine ntabwo musaza wanjye izisaba yagiye gusa tugende tube turi kumwe bizabe nadufasha kuba turi kumwe tunaganira yabishakaga nusa yari upanga iminsi kandi n'umubiri nawe ukwishimira tugende bakeye tugende nyine tube turi mu nzu sibyo ubundi ngo umuntu ngabura ngo ikintu ngo nagabura ikiyajya wagira ngo neza wari ubizi ko sishira wakundeba gusa ntabwo bigushimisha nkurebe gusa byose ntabwo byagushimisha nikinisha ndi umuntu umugabo se oya nusi ndakubwiye ngo wikinishe kandi sheri bite ntabwo ari byiza pe ntabwo ari byiza na gato njyewe mfite besoin nk'umuntu w'umugabo ntabwo shaka kumvuga ko abagabo bose ari kimwe koko oya abagabo ntabwo ari kimwe nose kuri gushaka unyishima hejuru ntabwo nshaka kwishima hejuru ndashaka ko twishimana nk'uri hejuru yego bitaniye sheri biratandukanye sindukubise urugi gute utegereje umushyitsi oya nta n'umuntu n'umwe uri muri iyi nzu uriya ni umuyaga ubwo wasanga ari umuyaga none se nta kuntu iki nta kuntu yego oya umugabo wanjye ni umutwaro ese nza